twibutse uburyo yahabaye ufasha tujye ejuru y'ubuzima bw'icyorezo twishimye Hallelujah. Hallelujah. So, urakoze Mana turashimiye tugushimiye ko wadukanguye ukaduza mu ihema none tugiye kugira umugisha wo kumva ijambo ryawe ni ryiza rirera rirazura rirarema rishyira ibitare biriho bikabaho ijambo ryawe ryongera kuduha ubuzima kandi ubuzima turakwinginze kugira ngo muri iki gitondo ijambo rya Yesu ibyo waritumye ibyo twagiriye neza ukaturarika tuye kumva no gutegera amatwi ijambo ryawe wumve cy'umwuka abwira amatorero tugukomeye amashyi kuko uri Imana. Yesu no mwami Mana ishimwe cyane kindi tutajya twibagirwa nuko umwami wacu Yesu niwe tumye kino giterane kiba yarazutse rero musima kandi azuka asindutse wabashimisha turasoma muri Yosuwa igice cya 3 Yosuwa igice cya 3 umurongo wa 5 Yosuwa igice cya 3 umurongo wa 5 turahita tubikora twizere n'itegeko. Haravuga ngo maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Nikiriza adasigaye n'umuti amen. Niba mwaba mwumvise ari ibitangaza no kwezi kwabanze none se murabona byatuganira ibitangaza murabishaka. Niba mushaka kwimana kuri igitangaza yaba ejo yaba uyu munsi yaba ejo bundi mureke twize ni Imana nayo iraza muri dukora ibijyanye. Namaze kubona ko muri iri teraniro harimo abantu ijuru rigiye gutungwa mukabona ibitangaza. Ijwi rero riravuga ngo iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Iravuga ngo haganze kubera yuko igitangaza ni cyiza kigasanga tweshejwe, icyo gitangaza kizatumisha mu tuyiva. Icyo gitangaza kizatuma duhagarara ahangaha dushimira. Waguruke gusaba Imana
kwezwa Mana data wa twese Iterano ukoze ijambo ryawe ritubwira abagabo n'abagore bari muri iterano ukoze ijambo ryawe ritubwira abasore n'abakobwa bari muri iterano ukoze ijambo ryawe ritubwira byanditswe biratubwira ko mwiyeze kuko ejo nzakora ibitangaza ugiye kubikora abana bawe barimo baratubwira ibyo bakeneye twazindutse dushaka gukora ibitangaza muri twebwe none tumenye inzira bigiye tunyura tuyiyobereye turanyura muri iyo nzira natwe inzira yo kwezwa ubundi nawe ugakora igitangaza ubukwe bugakoreka amadeni akishyurwa abantu bakabyara ibintu bigakoreka abana bacu bakiga minerivare zikishyurwa umurimo w'Imana ugakorwa imbaraga z'Imana zikagaragara abarwayi bagakira abarushe bakaruhuka abari mu gasuzuguro bakagera mu musozi w'icyubahiro abantu bakabona inzira bakabona inzira abashomeri bakabona akazi abamaze igihe bihebye bagaseka abamaze iminsi baburara abatabona ifunguro bakarya ab'imyenda yaciciyeho bakagura imishasha ibitangaza bigiye gukoreka ibitangaza bigiye gukoreka kuko uri Imana y'ibintu bifatika uri Imana y'ibintu birebeka uri Imana y'ibintu bibarika uri Imana y'ibintu bivugika uri Imana y'ibintu byuzuye uri Imana y'ibintu bibarika birebeka bifatika turakwizeye nonaha turakwizeye muri iki gitondo turakwizeye muri iri teraniro turakwizeye mu gihugu cyacu turakwizeye muri paruwase turakwizeye mu miryango yacu turakwizeye mu gihe dukoreka turabyumva birakoretse birabaye biraremeka bigiyeho urufatiro rw'Imana rurahagaze rwanditse ikimenyetso mu Uwiteka asabe wese abagabo wese abagore n'abasore n'abakobwa abasigaye n'umwe kandi ibi bitangaza bizakorekera kugira ngo tuvuge ngo Uwiteka ashime cyubahiro ni icyawe tugukomeye amashyi tugushimiye haleluya Uwiteka nyir'ingabo arera 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye Uwiteka nyir'ingabo arera 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye Uwiteka nyir'ingabo arera 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye Uwiteka nyir'ingabo arera 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye guha Imana amashyi n'impundu haleluya ngiye kubabwira impamvu z'ibintu impamvu tugomba kwezwa bamwe mwazanye ikaramu mwandike kuki tugomba kwezwa icya mbere ni uko twanduzwa tukandura tukaniyanduza ngo ni iki turanduzwa tukandura tukaniyanduza nimusoma mu Befeso igice cya 5:26 umwami wacu nyir'itorero aririmo kugira ngo arigeze azaryishyire ridafite ikizinga n'umuntu bisobanuye yuko umwami wacunguye itorero ubwe azi kuryana ubwe arabizi ni nayo mpamvu yafashe gahunda aravuga ngo nanjye ubwo itorero ryanjye rigenda rihura n'imikungugu rigahura n'imyanda rigahura n'imikuki rigahura n'abaryanduza ariko nanjye ngiye kuribamo kugira ngo rigeze ndashimira Yesu wafashe icyemezo cyo kuba mu itorero kugira ngo abigeze ubu muri iki gitondo yahazindukiye kugira ngo tweze haleluya yazindukiye muri iyi korali kugira ngo abeze buriya baririmbaga bari mu mubizi
ni nayo mpamvu indirimbo zanyu zakoraga ibitangaza mu mitima yacu, kuko umwami nyir'itorero yari ari muri mwebwe, ari n'abeza, arimo n'abatwiza. Ubu rero n'uyu mwanya iri jambo ririmo rivugwa, Yesu wari kugenda atambuka afite agashifo kiwe kariho amaraso, agenda ahanagura 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 ahanagura. Haleluya! Twishire turi abantu bo kubana n'Imana, tudafite igisiga, tudafite n'umuntu. Satani rero aheruka twanduza, agenda yahaturesha. Aheruka twiyaguza, aheruka adutera imyanda, ntajya amenya igihe yatuviriye. Agakomeza baramutwara acumuye, ab'ijuru ryaratumye. Imyanda ushobora no kwirinda wowe ubwawe, ariko abakwanduza bakabona. Ushobora no kwitwararika nk'abashoferi, hari igihe witwararika bakagenda neza, ariko ukabona abakunyuzeho bahise bakwanduza. Ushobora no kuba wigendera n'amaguru, abagenda n'imodoka kubera imvura yaguye, kubera hari imyanda, agakandagira mu kiziba, bigahita bikuvaho. Wewe wakwirinda, abakwanduza ntibirinde. Kandi nawe wanaranga, nawe ubwawe ukiyanduza, ukandura, ukanduzwa, ukaniyanduza, ariko amaraso ya Yesu. Mwese icyubahiro cy'Imana. Kandi byanditswe bikongera muri tuvuga yuko ari nta cyaha, tuzaba twishimana inyeri. Iyo twemeye intege nke zacu, ni umwami wacu akora. Hano muri ibyo yaririmbye aravuga ngo njyewe Yesu niwe mucyo wanjye, amurikira inzira. Njya nemera n'intege nke zanjye, nizera yuko andengera. Intege nke zacu turazemera, umwami wacu agahita aza akatwegera. Iyo mpamvu ya mbere rero murayumvise. Iya kabiri ni uko turi abanyabyaha. Turi abanyabyaha kubera iki? Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo nituvuga yuko nta cyaha dufite, tuba twishyuza, ntabwo tuba tuvuze ukuri. Nta wavuga ko nta cyaha akora, uramutse ubivuze waba wishyuza. Ni nayo mpamvu rero Imana nayo iza ikatwemeza intege nke zacu, nk'uko nari maze kuvuga, kugira ngo nayibone abwiza gushyira imbaraga. Nta muntu wavuga ngo njyewe ngo ndi umukiranutsi, njyewe nta cyaha nkora, njyewe ndi umuntu w'Imana, kuva nahamagarwa ntabwo ndacumura, kuva nahamagarwa ntabwo ndahura n'icyaha. Ntabwo wabitinyuka. Niyo waba warakoze icyaha, Imana ntabwo yanga icyaha. Ntabwo yanga abanyabyaha, yanga iki? Icyaha rero Imana nicyo ibigenda irwanya. Ntabwo wowe Imana irwanya, ahubwo Imana yanga cya cyaha wakoze. None igahita iza rero ikazana imbaraga zayo, ikakuramo cya cyaha muri wowe, ugasigara uri umukiranutsi. Imana rero ishimwe. Muri iri teraniro ndabivuze, nzamuye ikiganza, Imana ishimwe imbabazi. Haleluya. Imana ishimirwe imbabazi zayo. Kuba Imana yari yabitatubabaye, ubu muba muri hehe? Yitatubabaye, ubu muba mwicaye ahangaha. Yitatubabaye, iri teraniro riba ririho. Yitatubabaye byonyine yitazana Yesu ngo aze atubere umutambyi, atubere igitambo. Ubu tuba turi aha hantu, ariko dushima Imana yaduhaye. Dufashe gahunda y'ukwezi. Ubu niyo gahunda twibereyemo, turi mu kwezwa kubera aho tugana. Subiramo n'uburyo uko ubifashe. Ubwo rero ushaka uwo mwegeranye umukore mu ntoki, umubwire ngo turi mu bihe. Dufite gahunda. Ubu nubwo mubona twicaye, ariko turi hehe? Turi mu rugendo. Ubu rero turicaye, turimo turagenda, kandi tugeze kure. Ejo bundi turaba twagezeyo. Haleluya. Mu rugendo, kandi igiye kubivuga, kandi tuzagera. Reka turi mu rugendo, kandi tuzagera. Twafashe gahunda yo kwiboneza nk'uko nyir'umurimo abibona. Ntabwo rero twavuga ko nta cyaha dufite. Ibyaha turabyemeye ko tubifite, ariko dufite n'umwami utuwe. Icya gatatu rero, turi abanyantege. Turi abanyantege. Muri iyi nari maze kubabwira, ndababwira ngo yararirimbye aravuga ngo nemera intege nke zanjye. Ntabwo njyewe nemera intege nke zanjye, njye nemera izanjye, nawe ugomba kwemera izanjye.
hari igihe umuntu aba avuga ngo akareba abandi akavuga ngo bariya abantu ngo bariya ngo bariya ngo bariya ibyaba bivemo irebere wowe muri ibyo yaravuze ngo nemera intege nke zanjye ntabwo intege nke zanjye ntabwo byitayeho ahubwo njye nita ku ntege nke zanjye. Ikindi cya kabiri izo ntege nke zanjye rero nazo ntabwo zizamerana ahubwo nizeye yuko andengera. Nubona abantu bacumuye ntuzabatindeho ahubwo uzatinde ku gucumura kwawe. Ntuzarebe intuza udutotsi turi mu maso y'abandi uzirebere ubwo uba muryango. Mbega wowe rwana no kwikiza, rwana no kwikuraho ibibazo byawe, rwana no kwikuraho imyanda yawe, iby'abandi byihorere ahubwo Imana wowe igukize. Nimara kugukiza ntuzagire umutwaro wo gukiza abandi. Ntuzacibanza abantu ahubwo wowe uzicira urubanza wowe ubwawe. Ntuzabona amakosa y'abandi ahubwo uzabona amakosa yawe. Iyo wabonye amakosa yawe niba umenya no gusaba imbabazi, niba umenya no kwihana neza, utavuga ngo ntibari abashutse impamvu nakoze kiriya cyaha kuko nawe wari wankoreye kiriya. Iyo uri muri ibyo uba utaramenya gahunda dufite yo mu rugendo. Iyo wamenye gahunda yo mu rugendo urwana n'ubugingo bwawe. Uyu mugisha ndawubasabiye wo kwimenya ubwanyu, ukimenyera iby'intege nke zawe kandi ukizera Imana kukurengera. Iby'abandi n'iby'abandi ngiye kubibabwiye, Imana izatanga ijuru umuntu ku giti cye. Ntabwo Imana izatanga ijuru mu buryo bw'amakoperative, mu buryo bw'amadini, mu buryo bw'inshingano, mu buryo bw'amakorali, mu buryo bw'abapasitoro. Wenda Imana ivuge ngo abapasiteri mwinjire vuba bakurikira abavuga ubutumwa, banywa ngo namwe abadiyakoni mwinjire vuba mu ijuru murikiza abaririmbyi. Niko bizagenda. None ngo abapadiyakote mwinjire vuba ngiye mu kanya gakurikiza abagaturika mwinjire vuba biyinjirize amacacis babigire mu ijuru. Mugire vuba namwe abasilamu nabo bagenda. Nuko bizagenda. Ni umuntu ku giti cye bitewe n'ibanga afite, bitewe no kwezwa afite, bitewe n'uko izina rye riri mu gitabo cy'ubugingo. Rwana n'ubugingo bwawe, iby'abandi biyitaho cyane, yitwarire n'ibyawe. Imana izabatsindishiriza imwemera ko muri abanyantege nke. Muraza gusoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 3. Niho musanga ijambo rigaragaza ko turi abanyantege nke. Icya kane rero, aho dutuye imikorere y'isi harimo ibintu bitwanduza, harimo guhemukirwa. Aho dutuye n'imikorere y'isi biratwanduza. Mu Byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 13 haravuga ngo aho tuba ngo ni ahantu intebe y'ubwami bwa Satani iba. Aho hantu wabura gute kwandura? Tekereza ahantu utuye ngo niho hari iki? Ahantu hari ubwami bwa Satani. Aho hantu utuye, aho hantu abantu mubana, imikorere yabo, imivugire yabo, ishyari bagira, abo bantu wabana nabo ntubana. Oya mubwize wabana n'abantu biki? Iwana nk'abagore kugira ngo mujye mu ijuru mufite n'abakozi b'ubuzima muzajya mu ijuru. Mubona atari urugamba. Umuntu ushobora gusiga mu rugo agacunga ya saha agiye gutahira agahita akubita n'umwana kugira ngo uze usamusa kandi akabikora bishimye. Ubuse uwo muntu uririnda. Iyo ngenda abwira n'abadamu nkababwira ngo nimutaha ntimukajye munyura mu gikari, mujye muca muri salo kandi ntuhite ukomeza ubanze wicare nk'iminota 10. Ntimukajye muca mu gikari mujye muca muri salo kandi ubanze wicare muri salo ubanze usenge kuko haba hari iteke ukajya mu gikari kandi hano hari umuntu bwiza yicaye ashobora kuba hafi uri ni hano
uri ntugace kubera umugikari baba bagutegeye ngo umuti wawe ugahita usanga aho guteka umuntu yatetse isukari ibiryo yashyizemo isukari kandi noneho yafashe imyenda imeshe ayivanga n'itameshe ahita ishyira mu ibasi kandi uwo niwe wamesheje ubwo urumva iyo myenda wamesheje usanze yiyikanye n'itameshe uraza kwiyina uraza kuvuga se mu rugisi tu ngo no ngo wagura umuririmbyi ntanakajambo uri aho dutuye ibitwanduza byuzuye ni nayo mpamvu Imana iri bivuga ngo mwezwe kuko yabonye ibyatwandika iki reka mbabwire ikintu hano niho mbona benshi muri gutyo guhemukirwa n'uwo wagiye neza wananirwa kwandura umuntu wamugiriye neza arangije n'uwo yabiganza waravunitse kubwe arangije aramuhemukiye mbega ni kwa kundi Dawidi yagiriye neza wa mugabo w'igicucu muza Nabali amugirira neza arenda umukumbi we arangije aramufasha intama zose za Nabali abajura nta n'imwe batwa kubera abasirikare ba Dawidi ariko Dawidi inzara imuriye ari mu ishyamba aravuga ati abagore agiye neza ndabizi uriya muntu nawe azafasha yohereza abagabo 10 kugira ngo bajye kwaka ituro Nabali babonye arabakangamira ati murabahehe muvuye hehe Dawidi n'inzi kandi yaramuzi azi neza ko ari wawe arangije arabakangamira ababwira nabi habe no nibura nabine basabagire ariko Nabali bamuhakanira akanakubwira nabi mbega niba umusaba aho kwimaka gutuka basi yakubwirwa nabi ariko arigenda gutuka ibitutsi mbere biratamira ugahita wibaza ntabwo ibyo bintu se biraturuka biratanduza Dawidi arangije ahita yumva umubabaro ahita yandura ahita avuga ati nanjye kwa Nabali ndabamaraho nta muntu n'umwe usigara kubera iki ahemukiwe n'uwo yagiriye neza none se wowe umuntu yawe yakugiriye neza wowe ukamugirira nabi arimo uwo muntu ntacyo ibitwanduza birahari niko ndi kubabwira muri iki gitondo ibitwanduza biri iruhande ariko n'ibitweza biri iruhande niyo mpamvu ndi kubabwira ngo mukomere Imana iri hano yarebye imyanda twagiyemo yarebye ibyo twakoze yarebye ibyo twabayeho yarebye ibyatubayeho yafashe icyemezo cyo kutweza yafashe icyemezo cyo kuduhanagura ikatugira abashya mu mwuka tukababarira barangiza tugakomeza urugendo iyo Dawidi adahura na Abigayili umudamu uzi ubwenge Dawidi yaragiye gukora amahano ni nayo mpamvu iri teraniro ryabayeho kugira ngo tugutangire ntuziborere ntuzabeshye ntuzakore nk'ibyo bagukoreye ahubwo wowe uzabeshe Imana igiye kuduha imbaraga zo kunesha uzamure ibiganza Imana iguhereza imbaraga zo kunesha ibyaha imbaraga zo kwihangana imbaraga zo gukomera haleluya mukomere muri Kristo Yesu kandi igiye kubivuga mukomere mutanyeganyega murushaho kugenda gukora imirimo y'Imana n'uwaguhemukiye ntazaguca gusengera n'uwakuvuze nabi ntazaguca gusa uzakomeza uze Imana izakomeza kuguha umutima w'uwari muri Kristo Yesu Yesu yarahemukiwe kandi ntiyahemuka Yesu baramubeshyeye kandi bakomeza kumukunda mwe Yesu amushimisha iyi minota rero isigaye mwumvise yuko guhemukirwa bishobora kukwanduza mwabyumvise bishobora kukwanduza byonyine n'umuntu wabereye marene ugava mu gitondo ukageza saa 2 yarangiza uwo mwana aje kukuramutsa kamara imyaka 16 aramuhamagara wibuka ukurwa mu iki
gucumura muracumura yagiye uzi imbaraga ushyira ku muntu yarangiza bagafata izina ryawe ukajya kuryanduza kandi wowe warafashe biramucuruza Imana ibababare abantu mwahemukiwe n'abantu mwagiriye neza ngiye kubasabira imbabazi Imana ibababare kandi ibabarire nimukomere Yesu byambo mubwiye iki abo yagiriye neza nibo bamuhaga abo yagabuye imitsima n'amafi nibo bamwishe umwe rero nawe nimuzajya mugira neza ntukatege ngo nanjye bazayigisha nibatanaye kwishyura Imana izamagara ndashima Imana ko ari gukorera mu burasirazuba Imana yajya kugutabara igaca mu burengerazuba wowe ugira neza uriya ugufasha guturuka hariya ntuzamuntu uzi ngo nabazamuha ahubwo uzawe umuntu utazi ko azanaguha Imana izajya ikwihera niba mukubise muri Imana ikintu cya gatanu ngiye kukivuga impamvu tugomba kweza nuko ngiye kubivuga ubu munyese muri hano mufite amabanga Yesaya yarahanuye muri 52:11 aravuga ati yemwe bahetsi bahetse ibintu by'Uwiteka muvuge ibikurikiraho yemwe bahetsi bahetse ibintu by'Uwiteka murajya muvuga ngo murajya mwiyeza yemwe bahetsi muhetse ibintu by'Uwiteka yemwe bahetsi muhetse ibintu by'Uwiteka yemwe bahetsi muhetse ibintu by'Uwiteka murajya mwiyeza iri jambo ni iry'Imana izi ndirimbo ni iz'Imana za haleluya ni iz'Imana amena ni iby'Imana aya masengesho ni iby'Imana ibi bintu by'Imana ufite biragusaba kugira protokole umwifato wo kwiyeza yemwe baririmbyi murajya kwiyeza yemwe abanyamasengesho yemwe abaprotokole yemwe abapasitori b'abavugabutumwa yemwe abanyarwanda abanyarwandakazi yemwe abanyafurika abanyaburayi n'abanyamerika abantu bararangaye aho kwiyeza bajya kuririmba bajya kubwiriza bajya mu biterane Imana idufashe umwifato wacu imwanya munini tujye twiyeza kubera ibintu by'Uwiteka nimuzishyire hejuru nimuzirate ntacyo turi cyo Imana nikomeye muri twebwe ntacyo turi nayo mpamvu ngiye kubivugira muri biteraniro mvuge ngo icyubahiro ni iki icyubahiro ni cyane icyubahiro ni icy'Imana twebwe dukwiye umugisha uzishyire hejuru nubona ibyo wapanze biragenze neza uzamenye icyubahiro wicishe bugufi upfukame ugaragare naho ntacyo uri kubera ko icyubahiro ni icy'Imana wowe nta n'ikintu washobora Imana itagushobora nta n'icyo uzi Imana niyizi ubwenge nta n'ikintu uzageraho Imana itagufashije ni nayo mpamvu rero dufashe gahunda yo kwiyeza kubera ibintu by'Uwiteka kubera inyigisho twize z'umubatizo kubera ntuvuge ngo abafite ibintu by'Uwiteka ni abapasitori oya niyo haleluya niyo Uwiteka bizi za mena zakugezemo bizi korasi nuko gucuranga nuko kwesitera ibyaha mu rusengero nuko guturisha iyi ni imirimo y'Imana kubw'iyi mirimo rero murajya mwiyeza mbasabira umugisha wo kwiyeza ikindi cya gatandatu ibyiringiro dufite bidusaba kwezwa nari nababwiye ko ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko uwo aboneye icya karindwi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye niba uzi kujya uvuga izina ry'Uwiteka fata gahunda yo kuva mu bintu bidatunganye maze rero muhaguruke gusenge mwaba mwumva kwiyeza byamaze kwinjira muri mwebwe mwabaragiye guhanurwa umuntu uza mu gitondo akiba yaba yaje umuntu wiba niba tutanabizi ko yaje uhagurukanye n'ishakoshi yawe uyu mwanya tugiye gusenga dupfuka
tuze hano gusabira imbabazi tubere hano Shyira kure neza umuntu nzumpereranye kamere kuba waririnze ariko hari ibyapa kuba waririnze ariko abantu ushaka kuba waragerageje ariko aho mubana ushaka kuba waririnze ariko abana bawe umugabo wawe umugore wawe uwo mubana barapangije iyo myanda yose rero iyo ugiye gusigaha iyo ugiye kwatura kandi ujya kuvuga mu mazina niba warahuye n'abana bawe niba warahuye n'abandi bakaguhombya niba warahuye n'abantu bakakubeshyera niba ari ibinyoma wagiyemo imana igufashe uyu mwanya wo guhezwa utangire gusenga ugira imana uti imana imyanda numva nyibonyeho numva mbonye imyanda ndayibonye inyinya zanjye ndazibonye iz'abandi sinzitayeho njyewe n'umwana amakosa yanjye aya bandi sinzitayeho niba nirebera icyanjye sinda bikanyaguza mbabarire imana tugiye gusenga imana bana data wa twese w'ijuru byakubabije byose ijambo ryawe rirasima ari ibyatubaje imbere mu mutima ijambo ryawe riradukangura ayiwe arabona ko mu maso ijambo ryawe rirashaka kuvuga ngo tufatire ubuzima imbaraga zinesha imbaraga z'ubwawe izina rya Yesu Amen.
umunezero w'uko byose muri bose kandi uhereye mu kugeza iteka ryose n'izina rya Yesu Kristo twizeye. Turinde indirimbo y'105 iterero ibintu byiza. Amen.